abifuriza umwaka mushya muhire, uzahahe muronke. Ndifuriza umuntu wese waba uri mu kibazo runaka, ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, kugira ngo Imana yo mu ijuru isange wowe aho waba uri hose, wowe ufite amarangamutima atameze neza, wowe ufite ibibazo biri marital, biri parental, biri urumva biri social, ibibazo byose urumva byose waba urimo, icyaba cyarabiteye cyose, Imana yo mu ijuru uyisunge, kuko nzi yuko ariyo izakuvana muri icyo kintu kandi ikaguha solution ifatika. Ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo Imana twizeye izadukoza isoni. Nashatse kubifuriza umwaka uzaba wujuyemo the year of jubilee. Imana umwaka uzaba wuzuyemo celebrations, umwaka uzaba wuzuyemo umunezero n'amahoro ya Kristo, umwaka uzaba wuzuyemo prosperity. Twitwa ahagutse. Imana ikwagure mu marangamutima, Imana ikwagure mu bitekerezo, Imana ikwagure mu bumenyi, Imana ikwagure mu mwuka. Umuntu wawe w'imbere yaguke, ariko Imana ikwagure no mu bifatika. Imana yo mu ijuru ikwishimire. Niryo jambo nagira ngo nkubwire ko nkwifurije umwaka mushya muhire, imigisha iva muri Kristo Yesu, wa wundi twizeye, twizeye kwa kwizera kwacu, kumwizeye tugahabwa gukiranuka kuba muri we, tukaba turi abana b'Imana. Reka data agusanga aho uri, reka data akunezererwe muri uyu mwaka urangira, winjire mu wundi mwaka ufite ishimwe mu mutima wawe.